Muraho neza, murakaza neza none kuri gutwara.com. nizere ko mumeze neza aho muri kandi muri kugenda mukurikirana amasomo ari kugenda bafasha. Ubushize twize ukuntu bahaguruka ahantu hazamuka ndetse n'ahatambika. Uyu munsi tugiye kwiga ukuntu bahaguruka ahantu hamanuka, hari nabyo biba byoroshye ariko bisaba ubwitonzi buhagije kugira ngo utaza kuza gukora amakosa. Uburyo rero ushobora kuba wahaguruka ahantu hamanuka n'ubundi nk'ibisanzwe ni kwa kundi urabanza ukambara sentire niwe winjiye mu modoka. Urabanza ukambara sentire ukanambika n'abantu muri kumwe, ukababwira ati mwambare sentire, hangiza ukanagira feri cyane na embrayage, ukatsa imodoka. Amara kuyatsa mu gihe maze akanya kanini ihagaze ushobora kuyireka akanya gati kabanze gashyuha, ariko mu gihe uzi neza ko wari paritse ujye nko kugura akantu kuri shop, byo ntago iba yari yaka amavuta ntago aba yamanutse cyane ngo ajye hasi, biba bisaba ko uhita ugenda nta kibazo. Urangije rero ikintu ukora urundi hagukira muri vitesse ya mbere nk'ibisanzwe, warangiza ugakuramo feri yame. None ikintu ukora icyo gihe ureba imbere yawe neza ko nta kintu gishobora kuba cyakubangamira, kuko nuvuga ngo niba ugiye guhaguruka ahantu hamanuka, imodoka yorekuye feri igenda imanuka gahoro gahoro. Mbere yo guhaguruka arabanza ukereka abantu baturutse inyuma yawe ko ugiye guhaguruka kugira ngo bamenye yuko ugiye guhaguruka, bityo bikaba nta mpanuka byateza. Urangije rero yo umaze kubona ko nta kintu gihari gishobora kuba cyakubangamira, ugenda urekura feri gahoro gahoro. Umaze kugenda nka metero 5 cyangwa 10 urekura embrayage ugakomeza ukagenda bisanzwe.